Inshuti z'Imana ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo nitwa Pastor Placide ndashimira Imana ko yongeye kuduha akanya ko kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabashuje aho muri hose mu bice bitandukanye kandi agushimiye wowe ko ufunguye ino video. Imana yo mu ijuru guhe umugisha kuko wishimiye kumva ijambo ry'Imana riciye umukozi wayo ari we Jyewe. Imana iguhe umugisha. Rero tugiye kuganira umunsi wa none ijambo ry'Imana, twumve n'iki Imana yashatse ko tuganira kuri uyu munsi wa none, kuko Imana iteka ryose ifite byinshi ishaka ko tuganira. Nk'uko nkunze kubivuga, ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, kandi iyo tuburiye tukanywa n'amaraso ya Yesu Kristo tubasha gukomera muri uru rugendo tukazagera aho Imana ishaka ko tugera twese tumeze neza, nta mwanya ndetse nta n'ikizinga. Reka twumve icyo Imana ishaka kuganira kuri uyu munsi wa none, kuko Imana ifite byinshi iganira natwe, kandi uko umuntu ateze ugutwi iteka ryose Imana ishaka kuganira nawe. Hari muri ibyo ngo vugana 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 n'umutima wanjye, vugana 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 n'umutima wanjye. Imana rero ishaka kuvugana n'imitima yacu kuri uyu mugoroba. Uyu munsi wa none Imana iraza kutugira neza. Tugiye gusoma amagambo turi busange mu gitabo ni cya Mateyo igice cya 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi. Yesu akiza umukobwa w'umunyakananikazi nicyo kintu tugiye kuganira. Tugiye kuganira kuri uwo murongo cyane, twumve ni iki Yesu yaganiriye n'uyu munyakananikazi, kandi ni iki Yesu ashaka kutwigisha abantu b'iki gihe, abantu b'uyu munsi. Twumve ni iki Yesu ashaka kuganira natwe. Turahera ku murongo wa 26. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Ni Yesu wabivugaga ngo si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya utuvungu tuvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Amen. Umukobwa we ahera ko arakira. Iyi ni inkuru y'umudamu cyangwa se umugore w'umunyakananikazi yaje ajya imbere ya Yesu Kristo, aramusakambira, aramupfukamira, amutakamira ati, mwami, nkiriza umukobwa. None amubwira ngo mukirize umukobwa. Yesu amubwira ati, ariko ibyo kurya by'abana ntabwo reka abana babanze bahaga, kuko ntabwo ari byiza ko nafata ibyo kurya by'abana ngo ngende bijugunyire imbwa. Mbese ntabwo ushobora gufata ibyo ngenda ageneye guha ababikeneye ngo bihereze abantu batazi n'agaciro kabyo. Si byiza ko mfata ubutabazi nageneye abana banjye ngo njye kubutabarisha abantu badafite umwanya wo kunyegera no kumenya ubushake bwanjye no kumenya icyo nshaka. Ni nk'icyo nshaka kuvuga. Yageranyije abatizera cyangwa se abatarigeze, batari mu mubare w'abana b'Imana, cyangwa se batari mu mubare w'Abisirayeli nk'imbwa. Kuko imbwa ijya aho ishaka hose. Imbwa ntabwo igira musima, imbwa ihora igenda, imbwa ihora nta gahunda imbwa igira. Burya imbwa n'abazitunze mu ngo zabo, iyo nijoro bayifunguriye cyangwa se iyo habaye gufungurirwa, ihita igenda ikazagaruka mu gitondo. Imbwa zijya zitoroka nijoro ikagenda ikajya mu mabi menshi, ikazagaruka. Ishobora kuvuga ngo imbwa nta musimamo zigira, ntabwo zigira aho zihagarara, imbwa ntabwo zigira gahunda. Rero Yesu yafataga abapagani cyangwa se abatizera, twangoresha iryo jambo, nk'aho bameze nk'imbwa. Si uko yabasuzuguye, buriya Yesu niwe wenyine watanga agaciro, niwe utigeze uvuga amagambo asebya. Ariko nanone nubwo atavugaga amagambo asebya cyangwa se atesha agaciro ikiremwa muntu, yavugaga ukuri nk'uko kuri. Zaburi ya 15 avuga ngo, ninde uzahagarara ku musozi w'Iteka, nuvuga uko kuri nk'uko kuri mu mutima we, utabeshyesha umuturanyi w'ururimi rwe, ngo uwo nguwo ntazigera anyeganyezwa habe na hatoya. Arambwira ati, ariko nubwo bwose uvuze utyo, ngeze ntabwo nagufata wowe udashaka kuba mu muryango, mbese wowe utaranyizera, utazi uwo ndiwe, ngo nkujugunyire ibyo nageneye abana bizera, abana b'Imana. Umugore araje ambwira ngo, nibyo kuko nyagasa, ariko ngo nizo mbwa uvuga zituba n'utuvungu tuvuye ku meza ya ba nyiri ibyo kurya. Ngo Yesu araje avuga ngo, umugore, kwizera kwawe ndabona ari kwinshi. Sa nk'uwari kubonye ko utari, ndabona kwizera kwawe ari kwinshi, genda bikubere uko wizeye. Ukuri ko Imana ishaka ko tubaho, ukuri ko Kristo ashaka ko tubaho twizera, naho twaba turimo dusaba tukabona turasa nkaho tutari buharwe ibyo duhawe, tugomba gukomeza gusenga. Umunsi umwe Yesu arimo agenda ngo abahugura kugira ngo abantu bakomeze gusenga badasiba, ababwira inkuru y'umuntu
wari umutware utarubahaga Imana n'abantu, ngo ariko ngo haboneka umupfakazi ngo aramutakira akajya ahora aza buri gitondo amukomangira, wagize aravuga ngo ariko reka uyu muntu murengere, atari uko nshaka kumurengera, ngo ari ukugira ngo arekere aho kundushya, ngo uwo mugabo utarubahaga Imana cyangwa uwo mutware ngo aragenda murengera kuwamurenganyaga. Ngo ibyo Yesu abibabwirira kugira ngo abigishe gusenga batarambirwa. Uyu muntu mu magambo make navuga ko yari umunyabyaha, uko niko bigaragara, navuga ko atizeraga, uko niko bigaragara, navuga ko atubahaga Imana, kuko niko Yesu yamugaragaje bubwa, kuko ni umuntu utarifite gahunda, utarifite musimama, ashobora kuba afite n'ibindi byaha bitandukanye by'uburyo butarimwe twe tutamenye, ariko Kristo warondoraga kumwita imbwa afite aho yarahereye amwita imbwa, kuko Kristo niwe wenyine utareba nk'uko abana b'abantu bareba. Hari abareba akabona ni imbwa ziriho zigenda so gutukana, hari n'abareba akabona ni abantu bagenda cyangwa se n'abana b'Imana, ariko uyu yamubonye bubwa rero, amubonye bubwa, ariko muri bwa bubwa bwa muntu habamo kwizera ku rundi rwego bubasha kumukuraho icyo kitwa nk'ububwa, ahinduka umwana w'Imana muri ako kanya, kuko yagize kwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera ntabasha kunezeza Imana. Arangije aramubwira ngo wa mugore, ndabona kwizera kwawe ari kwinshi, genda bikubera uko ubishaka, uko ushaka niko handitse, genda bibe uko ushaka. Ngo aragenda asanga umukobwa we yarakize. Ni ukuvuga ngo igihe tugezemo, n'igihe usenze ukabona usa nkaho utari kumvirwa, n'igihe usabye Imana ukabona bisa nkaho ibyo wizeye bitari kubara, komeza wizera. N'igihe urimo winginga Imana ukabona ibyo wibwira ku Mana n'ibyo wari witegerejeho atari byo birimo biraza, komeza wizere. N'igihe waba urimo usaba ukabona urimo urasaba uri umwana, ariko ukabona urimo urafatwa nk'imbwa mu maso y'Imana, ariko ukomeza usenge, kuko Imana iri kugira ngo irebe koko niba koko wizeye nk'umwana uri mu rugo cyangwa nawe uri nk'ugenda. Uyu mugore mu aho yaturukaga i Kanani yasaga nkaho ari umuntu utagira gahunda, ariko muri ako kanya aza afite gahunda, kandi icyo yashakaga kuri Yesu yarakibonye. Yamubwira ati reka ibyo kurya by'abana ngiye ntabwo nabifata ngo mbijugunyire imbwa, ariko mu bihugu by'Iburayi cyangwa se hari igihe usanga imbwa zifite agaciro nk'ak'abantu bazinganisha bakaziha n'amazina y'abantu, kereka iyo zikiri ibibwana bazita za papi, ariko iyo zikuze hari igihe bagenda baziha n'amazina ajya gusa n'ay'abantu bitewe n'uko mu mico yabo baziha agaciro. Ariko uyu muntu, reka mvuga ngo uyu muntu Kristo yabonaga nk'imbwa, yagize kwizera ko nawe yabarwa mu bana ba shebuja, ariko kubwo kwizera kwe koko kwabashije gutuma ahabwa umugabane ungana n'uw'abana mu rugo bahabwa. Ndagira kubwira ngo nuba uri gusenga Imana usaba kugirirwa neza nayo, ntuzigere urambirwa. Naho abantu baguca intege, naho abantu bavuga ngo ntiwemewe, Imana ntikwemera, komeza usenge, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo igirira neza ababi n'abeza. Uyu mugore ntabwo yigeze acibwa intege nuko Kristo amubwiye uko amubona, ntiyigeze acibwa intege nuko amufata, kuko uko yamufataga niko yari yiyizi. Nta muntu wiyobewe. Niba uri umukiranutsi urabizi, niba uri umunyabyaha urabizi, ariko ibyo ntibigukure ku Mana. Niba hari bitagenda imbere, ubundi ikintu Satani atsindisha abantu, iyo umaze gusa nkaho ugiye kure y'Imana cyangwa ugakora ibyo Imana idashima, Satani azavuga ngo ubwo kandi uraza kongera wegera Imana ugiye gusenga. Noneho nawe ugatekereza ugahita uvuga uti iyo ntabwo ndi busubire imbere y'Imana kabisa, nkurikije ibintu ejo byabaye, nkurikije ibyo ejo nakoze, nkurikije ntabwo usubira imbere y'Imana. Ariko n'umutego wa Satani uraza naho waba ugaragara nk'imbwa ugasenga. Iri jambo nakomeje gukoresha nk'imbwa, ndagira ngo abantu babyumve neza. Imbwa ni ijambo ridakundwa cyane mu bantu, ariko niryo Kristo yakoresheje, niyo mpamvu nanjye ndikoresheje. Yavuze ngo ibyo kurya by'abana ntabwo biguye guhabwa imbwa. Hariho igihe umuntu yitwara nkazo mu maso y'Imana akagaragara nkazo. Hariho nko mwiyerekwa, iyo umuntu yeretswe umuntu agaragara nk'imbwa, utavuga ati umuntu rwose ikintu cyerekeranye n'ubuhehesi n'ubusambanyi kimuriho. Sinzi impamvu rero Kristo yahisemo ko uyu mama cyangwa se uyu mubyeyi amwita imbwa, amubwira ko agaragara mu ishusho y'imbwa. Afite impamvu ziwe, ariko izigaragara nuko atari mu gakiza, nuko atari mu mubare w'abana b'Imana, nuko atari mu mubare w'Abisiraheli. Ariko kwizera, ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu Imana imuhwanyiriza ngo yizeye Imana, Imana imuhwanyiriza no gukiranuka. Uyu mugore nawe yizeye Imana, yizeye Kristo, nubwo atari umwisiraheli, ahabwa imigisha nk'iy'Abisiraheli bagahawe. Nawe rero ntucike intege nshuti yanjye, ntucike intege.
ibyo ubona ibiri kukubaho, ibyo ubona bitari kugenda, ntuve kuri Kristo, komeza umusenge, komeza umwinginge. Aho wabona warizeye cyane ukabona ibyo wizeye cyane ntabwo bibonye, komeza umwizere nk'uko wamwizeye hambere, nk'uko umwumva, nk'uko umutekereza, kuko niko ari. Ijambo ryo riravuga ngo ku banyantege nkeya iza nk'inyantege nkeya, ku bagoramye iza nk'igoramye, ku barwanyi iza nk'irwanyi, ku bizereza iza nk'iyo kwizerwa, ku banyembaraga ikagaragara nk'inyembaraga. Uyu muntu rero nawe rero yagize kwizera, nawe ati ni koko mwami, ariko imbwa nazo zitungwa n'utuvungu tugwa tuvuye ku meza ya ba nyirazo. Uri kumva? Nubwo umbwira ngo ndi imbwa, ariko n'ubundi nsanzwe n'ibiva ku meza y'abana. Urumva mu magambo make sindi, nubwo tuza rutuvunga ari dukeya, ariko n'ubundi ibyo baryaho nibyo ndyaho. Nshuti yanjye, ntagire uguca intege ngo agukore kuri Kristo, ntagire uguca intege ngo akwereke ko Kristo atagukunda. Uko waba uri kose, ikiri ngombwa nuko wizera Kristo, ukamenya yuko ari umutabazi, ukamenya yuko ibyawe byose ari we wenyine ushobora kugukuraho umuruho ukuriho, ukamenya ko ari wagukuraho urusyo rukuri ku bitugu, ukamenya ko ari wagukuraho imibabaro ikuriho, kuko niwe wenyine ubasha kwirengagiza, niwe ugira irengayobora, abandi ntabyo bajya bagira. Yesu ajya agira gutya akagugirira neza utari n'umukiranutsi. Uyu mugore yari umunyabyaha, nicyo Bibiliya igaragaza. Kumwita imbwa ni uko atari mu bana b'Imana, ntiyari umwisiraheli, kandi ikindi ntiyizeraga Kristo. Ariko mu kanya gatoya yizeyemo, Kristo yamuhinduriye amateka, amukiriza umwana nk'uko yakizaga ab'Isiraheli. Kuko yavuze ijambo ryiza ngo nanjye munyabyaha, nanjye ugaragara nk'imbwa mu maso yawe mwami, ariko n'ubundi nsanzwe ntunzwe n'ineza yawe. Mu magambo make, ibyo utanga ukabiha abana nanjye bingeraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ivubira imvura ababi n'abeza. Burya ibyo uha barya abana nanjye burya nibyo bimbeshaho. Burya mbeshwaho nuko abana mbese barya bakiranutsi bariho mu isi, nabo iyo basenze kurya babaho, kurya ubibuka, kurya ubareba, bituma nanjye ngira umutekano. Kubw'ibyo nanjye ngirira neza. Nanjye njambwira ngo mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, genda bikubera uko ushatse. Nawe rero nshuti yanjye, kwizera kwawe kuzamure kuba kwinshi kugira ngo bikubere uko ushaka ko Imana ikubera. Ndashoje, sindi butinde. Icyo gusaba no kwizera no gusenga, utarambirwe, ntukarambirwe kwinginga Imana, ntukarambirwe gusenga, ntukarambirwe kuba imbere y'Imana naho wabona ibyo uri gusaba bisa nkaho utari kubihabwa, ariko nukomeza gusenga Kristo azakugirira neza. Ngivushiriza imvura ababi n'abeza, bigaburira inyoni zidahinga zitabiba, ngo ntabwo izigera ireka umuntu yaremye. Reka dusenga Imana. Mwami, ndagushimiye, ndaguhimbaje kuri Imana nziza, ndagushimiye neza n'ubuntu bwawe, ndagushimiye ko ugira neza ababi n'abeza, ndagushimiye yuko ndetse ujya ukora ibitangaje by'abandi bantu, ugakora irengayobora no ku banyabyaha ukabageraho. Ndasenze ngo abantu bawe Mana bakomeze bakwizere, kuko uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye byose, kuko ntago wowe ujya wumva amabwire y'abantu aho gukora igikwiye. Ngakomeza kuba na mushiki wanjye na muvandimwe wanjye unkurikiye muri aka kanya, kandi imbaraga zawe zikomeze kugendagenda kuri buri muntu wese. Nirukanye imbaraga zose mbi z'abazimu n'abadayimoni z'urucantege zica intege abantu b'Imana mu izina rya Kristo. Ahubwo imbaraga zawe Mana Nyiringabo zuzure mu mitima yabo, kugira ngo bumve icyo ushaka aricyo bagenderamo. Byose bisabye Imana Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Inshuti zanjye rero ndabakunda cyane, kandi nzi neza ko namwe mu nkunda. Tubanye iminsi itari mikeya, Imana izajya ikomeza kutugira neza twese. Shalom shalom. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubishimira, kandi ibabe hafi muri byose. Amen amen.